Waba wifuza kumenya uko isi yabayeho? Waba wifuza kumenya uko umuntu yabayeho? Ese ntabwo uri muri ba bantu babyumvishe muri Bibiliya abandi bakabyumva muri siyanse bikabacanga? Igisubizo nta handi wagikura uretse kuri The Kuzuba Mirror. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe, ukajya usharinga ku bandi ndetse igihe nawe bikugereyeho nabo ukabashishikariza gukanda subscribe kugira ngo bigiye bageraho nimwe mwese duhurize hamwe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwize ukuri n'ababeshyi, iyi channel yanyu niyo kujya mwisanzuriraho mukamenya ibintu mwari mutazi, mwari mwarahishwe byinshi cyane kandi mwajyaga murebesha amaso yanyu bibari kure nyine nk'izuba nyine mutabasha kubishyikira. Ariko ubu ngubu no Mirror iri kuri Kuzuba, The Kuzuba Mirror murabyumva, ni indorerwamo no mugiye kujya mubibona mubyumva nk'indorerwamo nyine nkuko wireba ukabona uri hafi aho ngaho ugiye kujya bireba nk'indorerwamo. Hello my people, hello, what's up, the answer is Sky. Uyu ni Kuzuba wanyu rero, ahangaha ni kuri channel yanyu The Kuzuba Mirror. Kandi uyu munsi mbafitiye icyegeranyo cyihariye cyitwa ngo ibyo utaruzi kuri Bibiliya. Hari ibintu byinshi abantu batajya bamenya, urugero nk'amazina y'abantu bibeshyaho cyangwa batazi, hamwe n'ubutumwa bukomeye butajya bwitabwaho nyine. Ubu nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka turere noneho ku bantu batavugwa amazina mu nkuru za Bibiliya ariko bakoze ibintu bikomeye. Nyine urugero bakaba bamuvuga umuntu ariko nta zina rye bashyiraho. Tugiye guhera ku mugore wa Potifari, nyine bamwita muka Potifari. Aha turamusanga mu ntangiriro ibice 39. So sinzi mwebwe muvuga itangiriro cyangwa intangiriro. Gusa nyine muramwumva icyo nshatse kuvuga. Uyu mugore yashatse gufata Yosefu ku ngufu, Yosefu arabyanga, ibintu muze kwasoma maza kwasanga. Ahandi ni umusamariyakazi ku isoko. Ubwo n'umugore w'umusamariya nyine ku isoko. Yohana niyo tumusanga mu bice 4. Uyu yahishuriwe na Yesu nyine, wa mugore yaragiye kuvoma, Yesu amusanga ku isoko ambwira ati wampaye amazi. Umugore atangazwa no ko Yesu ari umuyuda kandi ntago byakundaga ko abasamariya bavugana nyine n'abayuda. Ahandi n'abashumba b'i Betelehemu turaza kubasanga muri Luka ibice 2. Abo bashumba nta mazina bagira, bamwe bumvisha inkuru y'ivuka rya Yesu nyine yego. Ahandi ni umukene watanze ifaranga rimwe, nayo turamusanga muri Luka ibice 21. Uyu yatanze duke ariko afite umutima w'ubwitange. Ibaze ko nawe batanze ibihumbi n'ibihumbi ese akavuga ngo niwe muntu utuye neza, yatanze ifaranga rimwe, Imana we. Ahandi n'abamarayika 2 i Sodomu, bamwe nyine bagiye kugusura Loti. Aha turaza kwasanga mu ntangiriro ibice nabwo 19. Ahandi ni umwana w'umupfakazi nyine w'Isarafati, ni Sarafati ni hafi aho ngaho nyine. Okay, muze kubyisomera buno no araza kuba ari mu bami ba mbere ibice 17. Uyu nyine wazuwe na Eliya yagiye gusura uwo mugore amugira neza, nyuma nyine umugore yakiri nyine Eliya neza. Eliya nyuma umwana we wapfuye, irambwa ati umwana wenye ndaza kumuzura, ajya mu cyumba ari kinjyana amwubarara hejuru. Muze kubisoma nyine muza kubibona. Ahandi ni umwana nyine w'umushunemukazi. Aha we turamusanga mu bami 2 n'abami ba kabiri ibice 4 yego rata. Yazuwe na Elisha. Reka dushimire Claudine nimfashe kwiruka ahantu biri. Nyine Elisha ni mwebwe muvuga Eliya. Ego niriya kuko nyetsoma Bibiliya y'icyongereza niyo mpamvu nyine yanditse Elijah. Ubwo nanjyangeje nyine ngo kushyira mu Kinyarwanda mbona Elisha ariko mana we ni Eliya. Ahandi noneho ni umugore wari ufite amaraso menshi. Aha ngamaje mbaze ngo ibiki. Uyu ni wa mugore nyine urwaye mu mugongo, umwe yakize akoze nyine kuri Yesu. Matayo niho turamusanga mu bice 9 umurongo wa 20 kugera kwa 22. Nyine umwe wabyiganye arabyigana abantu benshi nyine akora kuri Yesu. Yesu arahindukiye amaze ngo abaza abantu ngo nintunkozeho, abandi bati kuri mu bantu benshi bari kubyigana gute utamenya umuntu ugukozeho. Ariko nyine Yesu yari yumvishe ko ari imbaraga zimuvuyemo, wa mugore wajyanye kwizera gusa nyine yararwaye indwara yo kuva, niyo mpamvu mbabwira ngo yafite amaraso menshi. Abanyabwenge noneho, abanyemaji, abanyabukorikori turega muri Matayo ibice 2 nyine baje gusuhuza Yesu ariko amazina yabo ntabwo yigeze atangwa. Icyo se cyari igice cya mbere mbabwiye. Hari n'abandi bantu benshi nyine ariko amazina batatanzwe, ariko nyine gusa nge ndi kurebera hamwe basi abagerageje kuvugwa cyane. None reka noneho turebe ikindi kintu mujya mwitiranya. Hano hari abantu benshi bahuje amazina
nyine abantu mujya mubyitiranya, nanjye najyaga mbyitiranya ntarabisoma amazina yose uko yakabaye naho biboneka ngiye kubibabwira. Tugiye kureba Herode. Nk'ubi Herode tuzi ko Bibiliya ivuga Herode umwe, ariko wapi, Bibiliya ivuga ba Herode babiri. Hari Herode mukuru uboneka muri Matayo ibice bibiri, umwe wategetse igihe Yesu yavukaga, uwo yari umwami. Hakaba na Herode Antipa, nyine nawe ari muri Luka we ibice 23, yategetse igihe Yesu nyine yaburanywaga. Hari Herode wari umwami ku ngoma ya Herode nyine ngo anine wategetse ngo abana ngo bajye niba ari kubarurirwa iwabo. Nyine mujye musoma Bibiliya mona bimfashemo. Nibwo nyine bajya Yosefu afashe umugore we aramujyana ngo bajye kumubaruza, birangira none anavukiye mu kiraro kuko umugore yafashwe n'igise, niko twabisoma. Yego yafashwe n'igise ataragera nyine mu rugo, bajya barebana hari ibiraro nyine. None undi Herode noneho numwe bamushyiriye ari kuburana noneho. Urumva ko abantu batandukanye. Yohana wose wa kabiri, hari Yohana umubatiza uboneka muri Matayo ibice 3, umwe wabwirizaga ubutumwa bwa nyine bwo kwihana. Hakaba n'undi Yohana intumwa ya Yesu, ariwe wanditse ivanjiri n'ibyahishuwe. Nyine Yohana we araza kuboneka mu gice 21. Yohana wa mbere umubatiza ari muri Matayo ibice 3. Undi Yohana ari muri Yohana nyine Yohana nyirizina ibice 21, aho nibigucanga tujye kureba mu byahishuwe igice cya mbere. Uyu niwe wanditse ivanjiri n'ibyahishuwe. Tugeze no kundi muntu, Mariya. Mana we hano hari ba Mariya batatu bo noneho. Mariya nyina wa Yesu, wose wa mbere ihuta umusa niyo cyamufata gusa urugero rwa hafi y'uruko igice cya mbere umurongo wa 2. Ambo hakaza Mariya Magadalena, nawe si Mariya wo turamusanga muri Mariko ibice 16, umwe mu bagore nyine ba mbere babonye Yesu yazutse. Uyu ntago ari umwe wabyaye Mariya, kandi igihe mujye mubyitiranya. Uyu Mariya wabonye Yesu yazutse ni Mariya Magadalena, ntago ari wabyaye Mariya. Hakaba undi Mariya w'Ibetaniya mushiki wa Lazaro. No, ntago wajyaga mubyitaho. Ba Mariya ni batatu, hari Mariya wabyaye Yesu, hari wamubonye yazutse, hakaba na Mariya w'inshuti Yesu nyine yari inshuti yiwe, akaba ari yo nyine mushiki wa Lazaro. Uyu mushiki wa Lazaro rero turaza kumubona muri Yohana ibice 11. Hari noneho Yakobo. Noneho Yakobo we Mana we muranyica. Yakobo ni mwinshi. Aranababoneka inshuro 3. Hari Yakobo mwene Zebedayo, wo turaza kumubona muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 19. Yego umwe muntu umwe nyine 12 za Yesu yari. Hakaba Yakobo mwene Rufayo, wo turamubona muri Matayo ibice 10 umurongo wa 3, nyine undi muntu umwe. Abo bantu batandukanye mujye musoma muraza kubibona. Yakobo muvandimwe noneho wa Yesu, nawe ntabwo mujye mubyitaho, buramwe muzi ko Yakobo ari umwe muri Bibiliya. Mana yanjye we, Yakobo nyine umuvandimwe Yesu we yayoboye itorero ry'i Yerusalemu, waragaragara mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 19. Ubwanyuma tugiye gusorezaho ni Simoni. Gusa nagira mbabwire ko hano witwa Yosefu, na Yosefu agaragara ahantu henshi cyane pe. Hari Yosefu wo mu itangiriro rya mbere, wenda nuko we naraza kubimabwiraho. Yosefu nyine umwe twahireho hejuru washutswe na muka Potifari. Hakaba na Yosefu se wa Yesu, ura ntago ari umuntu umwe, kandi ibyo ntago mujya mubyitiraho. None ka dusoreze kuri Simoni. Hari Simoni Petero ugaragara muri Matayo ibice 4 umurongo wa 18, intumwa ya Yesu nyine izwi cyane. Hakaba Simoni w'Umugiriki wagaragara muri Luka ibice 23 umurongo wa 26, wahatirijwe gutwara umusaraba wa Yesu. Murumva ko tuvuze ba Simoni babiri. Simoni Zerote wagaragara muri Luka nyine ibice 6 umurongo wa 15, undi nyine nawe ni muntu umwe 12. None reka igice cya 3 turebe ngo amazina makeya abantu batajya bamenya ariko ari mu byanditswe byera. Bezereri nyine ntago tuye tumwitaho, ntago tuye tumumenya, ntago dushaka ari kumumenya, sinzi impamvu. Kuva niho twaza kumusanga. Kuva abakoresha Bibiliya ntagatifu ni bo bahanditse iyi mu Kamisiri. Kuva 31, ibyo ni ibice turi ku murongo wa 2. Umuhanga wahawe ubwenge bwo gukora ihema ry'ibonaniro. Ehudi wo twaza kumubona mu Bacamanza ibice 3:15, yishe umwami Egloni nyine. Kuko manwa agiye musome Bibiliya koko.
Shamihut nyine nayo taza kumona muri Samuel wa kabiri nyine birangira mu cyongereza ndi kugeza kubishyira mu kinyarwanda ariko ninjya mvugaho biri mujye kuhasoma kugira ngo bize kuborohera. We ari muri Samuel wa kabiri bice 23:11. Umwe mu bagabo batatu b'intwari za Dawidi, Onesimo, waragaga muri Philomena hafi aho ngaho nyine bitewe no kubira yanditse gusa byanditse Filemo nyine ubwo ni Philomena kuko numva ikinyarwanda cyiza ari Philomena ariko muri Philomene yego igice cya mbere umurongo wa 10 umugaragu watorotse nyine ariko Paulo aramugarura. Yabesi yagaga mu ngoma ya za mbere ibice 4 umurongo wa 9 wasabye Imana umugisha wihariye. Ego Imana imwagurimba gusubi hari n'abantu bajya basenga ngo Mana ngo nyagurimba ngo azagure Yabesi uyu munye turamuze ko nagutuze yego nawe muze kumusoma. Hanyuma rero ikintu gikomeye abantu batitaho kumenya abantu benshi basoma Bibiliya bakibagirwa ko harimo ibintu byinshi birimo ubutumwa bukomeye budasanzwe. Urugero nko mwitangirira ibice 5:24 havuga ko Enoki yatwaranywe n'Imana atarapfa bikatwigisha ko Imana ifite ubushobozi bwo kuturinda tukiriho. Nubwo abantu benshi batajya baheraho nyine basoma Bibiliya ubutumwa bw'ibanze nuko Imana ihora yita ku bantu bayo kandi ikabamenya niyo isi yabitabaza. Nababwiye ngo uko byasa kose izina rye ribe rizwi cyangwa ritazwi nubwo isi yabitakuzi nubwo waba uri inshike Imana yirakuzi kandi kwitaho. Hanyuma ibi byose nibyo benshi batamenye kuri Bibiliya tugomba kuyisoma tukayisobanukirwa neza. Yego nanjye ndi kwishyiramo ko dukwiye umuntu wese akwiye gusoma kandi akayisobanukirwa neza. Gusa nuba kuri de kuzuba miro tuzagufasha uzamenya byinshi cyane. Tukayikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi nyine Bibiliya igomba gukoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngerageza witware nka ba Yakobo, witware nka Yosefu uriya wanze gusambanywa hari nyine ujye uvuga uti Imana uyu munsi nitwaye nka runaka ejo nitwaye nka runaka uvuga ngo ubuzima bwawe bwose bushingiye kuri Bibiliya umunsi ku wundi. Reka ngo ntibagirwe gukora subscribe, like, comment na share kuri channel yacu de kuzuba miro kugira ngo dukomeze twige byinshi. Ejo tuzabakora n'ikindi kintu gikomeye cyane ndetse ndashimira umuntu atanze comment agira icyo asaba gusa ngo yampaye inbox ariko ntacyo bitwaye hano hose wemewe gutanga comment ya. Hanyuma abantu mushaka kunyandikira inbox nkuko nabibonye kuko yarafite nimero zanjye afite nimero ya WhatsApp ariyo 0752511555. Iyi nimero ikora kuri WhatsApp gusa ntago igihamagara.